telefone. Urakamuzya. Nibitari ibi byaragiye cyangwa batubukingirizo winjira. Musoka. Umva. Musoka tumuvugira. Umugabo yasohoka. Nababwiye ni. Ubundi ko nayazinwa no hafi. Umushoferi we nta gahunda umunsi ufitanye nawe. Charles mva hejuru. Siko numva mbwira nawe bimeze bite. Nyine cyane amubwiye nawe nyine wicara. Bamaze kwitegura tuvugana nta kindi kintu gisigaye. Umushoferi musa na gahunda n'ufitanye nawe. Umunsi umushoferi mujyana he? Amungo baheje biriya bagira ngo Nyine ndagiye. Hari undi yakubwiye ngo arwaye ate ubundi. Bambwiye ko atameze neza ngiye kureba ukuntu ameze. Ariko ntabwo ndi butindeyo. Ese cyari mu bitaro cyangwa yavuyeyo? Aracyari mu bitaro. Ubude iriya ndwara uko biri kose izamwica. Oya, ntabwo yamwica. Yankurikije imibereho yiwe no kuntu abayeho ntabwo wambwira ngo warwara pressure noneho uri mu buzima nka buriya we ngo uzayibanaho. Ariko baranayivura igakira ntarirarenga. Biragoye umudusubirize. Se wamwitabye. Umushoferi. Ese wamwitabye bitwaye iki? Ntabwo ari ngombwa n'ukuri. Nacyo reka mwitabe. Oya mwitabe iyo ngo impamvu reka mwitabe mubwire ko utari hafi. Nihorere nukuvuga ngo muri yashize nyine hari ahantu namutwe mu kiraka bamwe amafaranga arayanga amaze kuyanga none barirwa mpamagara buri munsi message razandika ngo babwire wongere bayame kandi ubwambe ni we yanze bise byo mba ndwana nabyo nibiki niba amafaranga yanga nihorere nyine bise byo nibiki ngomba ndi kurwana nabyo ubwo nyine gerageza wowe gerayo tu gerayo ugende umurebe umudusuburize y'amafaranga watoyize ko yamuhabashe wenda icyo yifasha watoye ari ku meza. Ariko genda umvuye umuntu nanamwitaba nkamubwira ko udahari akaguhamagara mu kanya. Aziko telefone yanjye musimba nyifite mwore. Wowe nyine nugerayo umwihanganishe umukire yihangane wenda. Akwaritse umuntu nkamwitaba. Ariko mwitabira iki? Ngiye namubwiye. Mbwe ibintu ubundi bino biteye. Ngira ngo niba biteye byose biba byose niba biteye. So nibiki? Cyane nakazike ntabyigize. Ariko reka nze nkubwire. Shoferi mu gitondo arahamagara. Shoferi ni mugoroba agahamagara. Shoferi saa sita agahamagara. Uyu shoferi wa buri munsi utari no kureka ngo nitabe mubwire kudahari. Uyu shoferi uhamuhamagara ko numva ntasobanukiye shoferi wari. Ese sibyo njya nkubwira nyine ntigiye umushoferi buri munsi nyine abashabuye ngo bamwishyire amafaranga nyine. Nyine reka mwitabe mubwire kudahari. Mwihorere geze ko telefone yanjye musimba nyifite. Ngaho rero wowe mwitabe. Genda warugiye ibyo yihorere giye shoferi mundekere nge ntabwo ntamugize ahamagara nyine ubwo mbwira ngo gerageza inshyurize kandi baramuhara yanga kubyo n'ibiki ubwo nabandi mu gihe kamwihorere ariko uyu shoferi wa buri munsi
ntacyo mvuze nta n'igihari ugenda nta kibazo kagenda ubwo se nugaruka nta nimugoroba uraharira afite bimeze gutunga inguru namubwiye ngo ntakajya umugara aya masaha uyu nguyu bafite ubwenge bimeze gute mu by'ukuri saa sita y'umugara nimugoroba amugara kandi ntacyo ntamubwiye yego sho bimeze bite nyine ntabwo nakwihoreye ubu nakwihoreye ntabwo imva neza nyine nakubwije ukuri ko mfite umudamu urabizi ibyo ngibyo kandi umudamu uzikakaze umwe wasanga nyine umudamu wanjye w'inzobe ni gute witora ugahamagara nimugoroba mu gitondo none yaragufashe kuri telefone we ni nkaye mutiye nagufashe nawe uvuge yamenya n'umuntu nawe ukoresheje yawumenya ahubwo iki seka nyine burya ntabwo murahuza neza genda kwiyamye ugerageza isaha uzaza uhamagariraho gahunda yakomeje nyine nta kibazo gihari bo aranagiye hagiye kandi tuvuganye ko bibuze nimugoroba wowe niba bamaze kwitegura mva ariko n'ikibazo cyari cyo ngicyo cyo guhurusa ntabwo muhamagara mu gihe ntiteguye ibyo byahise amasaha amwe namwe muhamagariraho hano yihorera ntiteguye ndi mu rugo rwose ahubwo uri kubona neza iminota ingahe ngaho sawa urateguka tu injira nakumenye ni wowe nise kugambira rero nyura so wahagurutse ukamusubiza sorry rega no bitera hajyo ndakaza mu kuntu gute ariko nta rwango rwarimo n'ukuri twabugana nzema kukanga bate kuraza rero hageze makurusi nawe rero amatsiko yawe nyine ubwo ngubwo none usubwiye nise ko mbona umukandara ariko noneho narumiwe none se wajya mu bigenza numva agatima kirampambiye ndabona kanze nkoroshye gake bitese byane byiza umeze neza meze neza nyine nuko mba nagukumbuye nkabona sinzi ibintu uri kwigira yako kumbura nibyo yako ntabura ngo cyase nawe ntabwo akabya n'ukuri ntakabya gusa niko tubituruka amagara ishuri imwe ishuri ebyiri ntabwo hamagara utiza kumbuza amayinite yo guhamagara n'ukuri none se kumana ntigereje kumamagara n'umumagara ujya ngo njye mbigenze gute agereka mu nabuze wenda uburyo nahigo gutora ngo mpamagare ako se uko mba nkwanze n'izina ry'Imana maburi amaguru yose hanyuma se nawe sharze rero mva numva yuko nyine igihe cyose muhamagaye ugomba kubona call yanjye ugahita ubimanaginga ibintu bikagenda neza rero nagomba nyibaza yuko ibyo bibazo bindi byasamo nege ntabwo mba mbyanze guhamagara biri mu nshingano zawe ariko nawe niwe wamagaye rimwe ukabona simise nkwamagara cyangwa kuretse ujye umenya nawe ukiriho nshobora no gutekereza kandi n'ikindi kibazo wagize ntabwo wamugane kuko nkunda yumvikana mba kutagufata nta kibazo cyari gihari nandi muri dushe mbe mu dusanga amagaye ariko nta birenze to ko numva se hano wanyu hashyushye mva uzare ukuntu rero wazana ubwo kuramo twose kandi noneho kagufashije niho gufashije urumva umeze neza isanzwe umubiri wose wishyize hano byo kubangamira oya ntabwo byambangamira sha ibyo wese byambangamira ni ibiki none se meze neza we uze kuba museriveri mu twari turi ejo bundi yarambwiye ngo turasa noneho mbura uko mubwira ndamwanisha uya ni sister bati oya
ase kubona dusa nese nagubizi kenshi bajya bavuga ngo iyo abantu bakundana baranasa byashoboka nyine ko nyine reka tumaranye igihe tumaranye iminsi wowe nubwo nyine biba biri bucece tuba turi kwiba ariko urabizi ntabwo niba niso ahantu bisi wanjye se hasi wanjye se umva se ahantu wanjye isanzure wumve umeze neza unyaye mu gituza wumve uburyo meze nawe wumve umutima ukuntu ugize iki utera sha sibyo ndabyumva nibyo kandi wumve ukomeye nta kibazo ko n'ubundi iyo turi kumwimba ntibagira ibintu byose ngo wamukuvuga utabuzaga aya imeze ntabwo erega wari washyushye umbwira ngo ese ngo urabura iminota ingahe ngo uraza ukuntu mise mfata moto nirukanka nanjye ntabwo ariko nta rwango ruhari sibyo yewe buri munsi mba nkuhangayikiye biramba nkukora rero mba ntekereza ko wenda hajya byakugira wenda ingaruka atari nziza nkavuga neka mbikore gutya biri mu mahoro yacu kintu bisa ko nta kibi wanyifuriza nawe ujya ubikeka mba mbibona nyine mbibona nawe utuntu turashasha dukuru mubonye kabiri dufite ndumva aho tunabonanye undi muntu ejo bundi kuri TikTok ndavuga ngo kananza tugushakire noneho ariho umutima wonyine kurwara n'urwara ugira nkanga nabonye ari twiza uri nko gufata gutyo umuntu mutakinga kandi maze kuraruka ukuntu ni wowe zigera hariya ese ko mbona bikubereye mbona ibyiza mano bari nabiha hanyuma none tekereza ko mbonye n'umuntu wambaye ikanzu nkona ikanza ni nziza bitamuga ati noneho yambaye noneho utayi shopping ngo yinzanire uze ndi guteganya iki surprise nazi nese nyine mbonye nese wasanga umugano nayimfitiye nkabana bisiko ukuntu akosha uyu munsi ndaba nkufitiye ifemba numva nkukumbuye numvaga ushaka icyumweru kimwe nacyo kitararangira icyumweru kinini icyumweru kinini kwa bakundana wewe uza n'amahirwe ndakumuka bigenze biteze nubwo ubona wenda hari mu rugo rw'iwacu ukagira ngo ni amahoro ariko ntabwo ari amahoro rwose ejo n'ejo bundi ushobora kumva hari igihe havukamo ikintu kibi simwe abantu dufata nk'intangarugero muri uyu mudugudu yewe n'iyisibo yacu nimwe bantu kandi nawe uranabibona iyo tugize ahantu tujya gukemura ibibazo byo mu ngo si wowe tujyana cyangwa umugabo wawe nyine ni kwa kundi bavuga ngo zirara zishya ngo bwacya zikazima ariko pe ngewe mbona uko byasa kose umugabo wanjye ngewe waca inyuma kandi ngewe muyobo ntabwo nabyemera ni ukuri ntabwo wajya gushinja umuntu ngo aguce ese hari umuntu wari wamufatana hari ibimenyetso binyereka ko ngewe umugabo wanjye aca inyuma kandi ndabibona kandi naramuka amufashe muyobo ushobora kumva nakoze ikintu kibi oya ushaka guca inyuma ushaka gukora ikintu kibi kubera umugabo ese nta nubwo ushobora kugira impuhwe z'ibyo ufite ikosa rimwe ryonyine rishobora gutuma uhomba ibintu byinshi ntabwo nakugira iyo nama ahubwo ngewe ndaza kuza mu rugo icyo kibazo tukigeho ngewe rero aho kugira ngo umutima wanjye nzajye kumva numve waturitse ahubwo nakemera nkagenda basi bakamfunga nishe umuntu numvaga nkukumbuye ibyo byo gupfa ya yindi isanzwe kubyo navuga aho nkubonera ndahita nkumi ubwo sha numva utanatinze nuko Imana ashaka ko basimutiki okay kunyikira ko nari burabikora n'ibindi bibesha nta kibazo kasho ibiti biba akakanya cyose kiri hejuru shumva rero mubwire ubu nanga ari bya bindi byo kwisanzura ngo duhite tugenda duhite tubikora vuba urakumva ntabwo ndi mu bihe byiza kandi wabasha kunyumva iki ubu noneho turikingira turakoresha kondomu ese ko none ngombwa ko abantu bakundana koko kandi nkubwiye ko ntari mu bihe byiza hanyuma ejo bundi se ninkubwira ko nwite nibyo bizagusha kuyaka
uranyiyaka urabizi ukuntu iyo waryohewe ibyo bintu byo kwiyaka bitajya bikubaho mbabarira ntabwo nyene izo accident ntabwo umva ndacyakeneye kurya ubuzima sinyeneye inda akanya asundi bizagarukira he bibi kondo umuntu ntakitwaye n'ubundi uri buryoherwe nk'ibisanzwe nta birenze ese ustabona gutese kuko mbona guseka ahubwo zishake ibintu byose wenda gakiye ntabwo ndi butegereza aho ndi oya nyumva kandi urabizi ko umwanzuro wanjye utajya uvaho ntacyo ngiye kwituma koze wanyu uriye uriya nta kibazo uraranyumva cyane kandi nta kibazo ni ngombwa ngo amenye ko ibyo bintu tugiye kubikora oya ameze nk'aburwa mura nta kibazo urameze nk'aburwa uramwizeye nta kibazo ndamwizeye ndamubwira yuko arizo tugiye kubanjije kandi ndamupangira Chris ubwo se uzumubonye hanze Chris yari komesa muri kara vuga nkubwire Chris ndashaka gutuma sibyo kandi noneho uyu munsi ndagwana kandi icyo kuvuga ngomba kukibwira ubonye wese ugomba kukibwira ki yego nta kibazo genda kuri butike kwa Murokore ako ntumubwire ko ajye nkutumye sibyo mubwire ko gusa hari abana mu rugo bahari bashaka gushyiramo umwuka bagapika bagakina nka vore kuko baro tuzase kuko baro yabo yamenetse ukumva ikintu mubwire ago cyo bita kondomu si bya bindi se ngo ni prida uzane zibihi none mubwire yuko hari abana hano mu rugo bahari baro yabo ari we uyimenye noneho ugiye kubashaka icyo bakinisha wumvishe amafaranga cyo mubwire gutyo wewe noneho kode ndayizi urasanga nashyizeho kandi nawe urafite byize nk'amandazi nk'atatu wewe no kwanga amafaranga ndi bushyireho ndayizo n'amandazi angahe atatu koresha iminota umwe gira bwangu ubwo sasa tutashize fasi ura umukozi mu bya communication neza kumbwira kuriya ibintu leta byumva ubundi uriya ukimuna hangaha ujye kwisanguza burantinya kubi kandi icyo mvuze mba ntivuze sinabwo ufite ikibazo kwa bibiri umugore wawe rimwe oya ntabyo yavuga rwose ako nyine ugiye umuha amafaranga rimwe kugira ndamuha urakunda amandazi kubi arya amandazi nk'umwana yego ngo kumwe amandazi 3 iminota uyu abageze hangaha akazi bakunda amandazi bavuye mu cyaro vanye mpamvu ibyo batabyinjiramo ahubwo se asa naho utashize reka nkubwire nuramuka umanitse amaboko ukica umuntu uzabyicuza iminsi yawe yose ahubwo icyaba cyiza icara hasi uganire n'umugabo wawe ushake abantu umwe cyangwa babiri b'inshuti ubazane mwicare ubibwire umugabo wawe ubaregere umugabo wawe icyo kibazo mu kiganireho gishira naho sinakugira inama yo kwica uzica muri iki gihugu se ibyo bintu uko ubizi wowe birakora nyine nuko hari ibintu byinshi nababwiye basi tugende mu rugo ngewe njye kubaha detaye y'urugo rwanjye wenda mushobora kugira ngo ni bya bindi by'abagore ni amatiku ariko ngewe agahinda kanjye ndagafite uriya mugabo ntago mwizeye pe ibimenyetso anyereka binyereka ko anca inyuma kandi muyobo anciye inyuma nkabimenye nkamufata zumva ikintu kimwe wasanga ari bimwe byo gufuha by'abagore b'iki gihe ubwo ntukiryama ngo umugabo aguca inyuma ubwo se nturebe ukuntu ngana ubu umuntu uri mu rugo rumeze kuriya naba ngana gutya ntabwo uzi imbere se ukuntu nari imeze ubu se urasa nabi ubu se umeze nabi ariko ntabwo ari uko nk'uko naba ameze nyine tugende ngewe mbabwire ibintu byose byo muri ruriya rugo yego tugende nta kibazo ntazakora ikintu kibi ejo ugasanga murababaza amakuru mugasanga ntabwo muyazi nzakora ikintu kibi mwebwe mubizi nujya gukora ikintu kibi ngo ni umugabo ubanza umenye neza yuko umugabo wawe ni umuntu ntabwo ari marayika byanze bikunze ni umuntu nyine usa wowe ntabwo ujya umukosereza reka twemere ko wenda iryo kosa yanakosheje akarigwamo ariko se wowe ntukosa ariko wowe umuntu kuguca inyuma urumva atari ikintu kiremereye wowe icyo ni ikintu wakwihanganira se ngewe ntabwo nakihanganira uburyo wakigereranya no kwica umuntu se ngewe ntanamwica burya none se ubundi ikindi kintu ubundi naba asigaje ni igiki kawubwire aho kugira ngo bizabe ikibazo nanica umuntu kandi yarabikubwiye nawe wishinja amakosa
reka tujye turebe ibyo ari byo ariko icyo kintu nicyo reka tugende muyobona ukuri ngiye n'ahantu nari ngiye kureba umurwayi kwa muganga ariko ndabireka kubera ko n'ubundi ngiye nifitiye ikibazo mu rugo mubanze mukemura ikibazo cyanjye nzaba njyayo niyashaka azabe yatashye tugende pe wumve ibibazo mfite nawe se ushyira ubwanwa mutangiye kukwica ubundi njyewe rero mbona uri no kumva ubundi ni gute tega mweke yacu niyo hasi tuyikuramo oya ndabamukuye n'iyonyine sinabibabwira mundebe mbabarira umbwiza ukuri ubu ngubu ni ibingibi ngusizemo umuyobo ntabwo nabikubwiye nababwira ngo ngewe nararushye mukageraho kugira ngo uzane iyi ndaye hano wamburanye iki ni igiki wamburanye ngewe ese kutandeba wamburanye iki twebwe turi mu butumwa ahangaha afite ibyo umukozi w'Imana yamutumyeho arimo arambwira ngo ndetse muri iyi minsi urugo rwacu rwose rufite ibibazo bikomeye uyu muntu asanzwe asenga rwose baramuzi kumva ngo umuhanuzi ejo bundi yaraje ngamwereka uburyo urugo rwacu rufite ibibazo asanzwe hazi sarwa yarahazi kari wo gusomana ejo muyobora Imana iramutuma akanatitira muyobo agakura ndebera ubu uyu ni umukozi aba ni abakozi b'Imana nase kumwuka utera uko ushatse usanga yapambuye yagiye asanzwe niyambaye igihe yasanze niyambaye no kuri nicariye mvuga nti byibuze kuko izuba ryatse kuko madama adahari wenda ngo mbe ndi mu nzu kamere yigamiye mu ntebe asanze njyamye no muri we kuko Imana pe none ndavuga nti none tubwira ibyo umwuka basi yagutumye kuri twiwe ubwo mbese urumva ufite uruvugiro ubu mbese uri kumva wavuze aka kanya nsohotsa uhise winjiza indaya tuvugishije ukuri ikintu wamburanye n'igiki ku buryo wakinjiza indaya imeze uke noneho ukuntu isa gusa uku si ukuntesha agaciro ko ese muko harya ngo Imana yagutumye ngo ushyira mbere na mbere gutera urugo rw'umuntu ni amakosa ubwo se urabona hari ikintu Imana yamutumye bose wapi pe wapi kumubuza barambwiye ngo wishyura ya Prudence n'amandazi yanjye wowe wigeze ngewe wishyura ubu ndumva wahita uterura nkakujugunya hariya ngewe Prudence se ni Bibiliya yaragiye kukuramburira ngo ufite ubwenge ako si iki ntabwo ari Prudence wamutumye ubwo yumva nabi gira mu twifate yakoga ngo twakira umushyitsi uzanya ubutumwa bwiza bw'Imana Kirisi yumvisha ryari kuva ryari kugeza uyu munsi nayo wishyuye Kiri yari yagutumye ibiki Prudence umva nkubwiza ukuri wa mugabo wa mugabo kandi koko nkareba shoferi nkabura icyo shoferi avuga muri uru rugo umva nangaho nawe bikemura utabikemura ndicana n'uyu mugabo amutwaza ese kwicana wowe n'uwo muti w'ikibazo mwese ubu ndakora iki mbese ubona iki tumwe ufata abantu bose ugatera urugo hano ukabaza n'umugore waje no basi iyo utubashye umugore wawe nta nubwo wubaha urugo rwawe ubu urugo rwawe rukwiye kuza kurusambaniramo n'ibindaya gusa ubu ndani yihe kuko uze kugize ubura ikimana ikora umuntu reba uko ari kwigira nase ubundi Imana umuntu uri mu mwuka w'Imana yigira biriya cyangwa aca bugufi nawe kumwerekwa umushoferi nyamara mwitonde kandi mucunge cyane ariko muyobore ganze mubwire ngewe hano hantu tugakora mu gitondo amanywa ariko iterambere ry'uru rugo sindibone ubu ngubu uru rugo ni ukurwa kabaye rumera umugabo agenda nanjye nkagenda ariko wabonye aho imitungo yacu ishirira bose na wa wundi wavuye ahangaha ejo nawe duhurira hano hepfo none se bisaba njyewe reka nkwibarize ijambo rimwe birashoboka wenda mu ngo z'abantu haberamo ibintu byinshi bitandukanye ese umugore wawe yaba yaragukoreye iki gituma umusuzugura agasuzuguro kageze ahangaha umuyobozi w'isibo yacu ngira ngo naho mwese muranzi ntacyo simujye neza njya ngira njye nuko mbwira umugore ntashe kunyumva nanjye nyine bihise bintungura nk'umugabo twafataga nk'ikitegererezo nta kibikuyeho mukomeze amahano nk'aya ngaya ako bamara gushuka
mwebwe mwamurebaga hanze mukagira ngo hano nta mahoro yari arimo buri munsi mubaza buri munsi nkabona nimero mubaza ariko noneho ndebera noneho inyitiri mukamuyo duhoreye iryo saho duhuriye muyobo nyumva nanjye uyu mugore usa gutya yego ararya aranywa sibyo nta kibazo n'iki ngiki afite sibyo ibi byose tubikesha Imana n'umukozi Imana imutumye hano ntacaye kubyumva ubwo arashaka iki bagashaka amahane nge nkora iki gihe mudashobora iki kibazo ndakwica umva umukozi w'Imana so nawe so ngo nyumva ko umukozi w'Imana ariko niba ari nuko nkuko abantu basenga ushaka ko nsohoka mbone nishyura nsohoke nyine muri ntabwo mfite gahunda yo kuguma aha ngaha mwese abakozi b'Imana barabishyura imana se iyo umuntu ari gukorera Imana banamuha n'imigereka ndakubwiye ngo yavuze yuko nyine unazanga ubukenera agatike kubera ko umva rero wa mugabo nta mafaranga ngende ubundi se wowe umukozi w'Imana koko tumenye ko abakozi b'Imana basigaye baka amafaranga kugira undi byo muburiza iki ngo amafaranga ntagende mu mafaranga ubutumwa yazanye n'ubwo rwatuma amafaranga agenda yamuhereza no byose biteye uje kwitorera kumuriza abantu bose anga inzo binjire mu cyumba genda umuzane umududu kingiriza ntabwo naje hano nje gukina urama amafaranga cyangwa ariko utuntu nikorera hano urase niwe wabashingiye uzana amafaranga cyangwa ibintu bisemera gute mbabarira nuko uzana amafaranga ubimenya mugire vuba ari hejuru y'amategeko ujye urega ntago ari hejuru y'amategeko mbabarira wa mugabo uramereza amafaranga mve hano ahubwo nukomeza no kwisanga rw'abantu wumvishe ibintu rw'isezerano njyewe ndakora kuri telefone hanyuma abashinzwe umutekano baze bakujyane wowe uragira gusenya urugo rw'abandi ukaza no kurwisaza ubikore njye nta bwoba mfite ni iki kimwamfatanye hano nanjye nibye nakoze iki musanze nicaye hano muri iyi salo ntabwo muzi ibintu byose uko bimeze barakwishyurira iki arakizi nabo amafaranga ngenda vuga bahuze kigiriza ugenda hara muri kiriya cyuma ngo ni umwanya uyangije umwanya se urwo dukingirizo twebwe se muzi ko turi muri Kigali turi mburamukoro mbese mwamubona tugenda ngo iyo baje kukubwira ibyo Imana batumye ngo rukuri ngo iyo bagiye kugenda ngo ntabwo bagendera bakeneye agati ndi kumva ukuntu uri kwirirwa uvuga ubusa kandi unyitondera ungendeshe gake ntaguterura nkagusohorana n'indaya yawe muhaye iminota 5 sinihangana igitutsi cyacyo cyose hako numuze amafaranga undi yiwundi nawe agende undi byose undi biteye mu mafaranga agende genda gake uri kwisaza se hehe ahubwo nawe ko ushobora gucunga nawe ukabanza ukajyamo ukabanza kumva ayo makote nayo abakozi b'Imana umuterekote hasi aya nayo abakozi b'Imana ndakorera akantu hano nabibonye kantu wowe ntabwo uri hejuru y'amategeko cyaho reka nze nkubwire wa mugabo urambabaje unteje abantu muri uyu mudugudu aho bigera ukaneza na Kirisi Kirisi ni umuzi nitumaze bituba sigaranye iminota 2 yo kumereza ibyanjye nkigendera muhereze amafaranga mwishyure niba wamuzanye mwishyure niba wamuzanye kuvuga ngo fungura iyi fungura n'ibindi byaragiye we najyane fungura iyo saha ariko abagabo kuki mutanyurwa kuko abagore hano ngiye murabona ndi imburamukora mereza n'ibindi birendazi ryane ariko kuki abagabo mutanyurwa ni iki umuntu yabakorera basi ngarebe ko mwagenda iki nakorera amafaranga yanjye cyone ndi kwibwa ubwo umuyobozi kuko ahamagaye amakosa no ese uri mugabo nyabaki ukabasha no guca bugufi matefoni yanjye murakumva n'ibitari ibi byaragiye cyangwa ufata ubukingirizo winjira umva none wowe nkubwire wowe ureshya gutyo usa gutyo tinyuka ukavuga amagambo yishakiye ngo ndindaye ndagira ngo nkubwire ngo hamagara no kuri Providence no kwa meyo hagere ariko sikoze umva nje ntabwo bajya bamenye n'ikindi n'undi n'ubundi wowe uzongera wowe kumbona ukanyobera uri kurya ibyo utakobokeye Kirisi mwese arakimukaza yajyaje uri wa mugabo hari igihe njyewe ntagukwanya bakabona ntabwo wagira ngo mbese muyo ubu urabona hano wakora icara ahangaha ubu urabona umugabo nzamukorere wambaye umva
Musoka ndetse musoka. Kora uyu mugabo yasaze. Ugere nababwiye ni. Ubundi nayaze umuntu hafi.